nongeye kwifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Senga Karindwi TV. Uyu ni umwanya rero tugiye gukomeza ibiganiro byacu. Nari maze iminsi mfite ikibazo cy'ibikoresho ariko ndagarutse, reka tuvuge tuti Imana ishimwe. Uyu munsi rero tugiye gutangira uruhererekane rw'ibiganiro bishobora kuzaba birindwi nateguye ngenera amakorali aririmba mu rusengero mu nsengero z'abakristo. Yego, kuvuga ngo rero tugiye kugenda twiga utuntu tw'ingenzi abaririmbyi bashobora kwifashisha kugira ngo bakomeze kunoza neza umurimo wabo batoranirijwe wo gukorera Imana mu rusengero. Intego y'iri somo, nyuma y'iri hugurwa abaririmbyi baraba bamaze gusobanukirwa ibi bintu bitanu bikurikira. Umuririmbyi araba amaze kumenya umuhamagaro n'inshingano bya korali mu rusengero, imyitwarire ikwiye umuririmbyi wa Kristo, uko bakorera Imana mu kuririmba no kuramya, ubumwe n'urukundo bikwiye kuranga korali, ndetse n'uko bategura neza indirimbo n'ibiterane. Kora subscribe, like, share, ndetse kandi nujya kugura imyenda uzajya kwa Eric Fashion Shop i Nyabagendwa ku bantu batuye hano hafi. Nukenera gukoresha climatiseur cyangwa firigo cyangwa chambre froide uzareba uwitwa Felix, we akorera i Gahanga. Abandi namwe muze tubamamarize. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu tureba ngo ese korali ubundi ni iki? Korali ni itsinda ry'abakristo bahamagariwe kuririmba no gukoresha impano yabo mu guhimbaza Imana no kubaka itorero. Nta bindi bikorwa bindi mu kubaka itorero. Iyo bari kuririmba neza cyangwa se bakora uwo murimo bahamagariwe neza, biba byubaka itorero. Iyo turebye rero icyanditswe, tureba muri Zaburi 150 ku murongo wa 6, niho tubona uburyo ibihumeka byose bigomba gusingiza Uwiteka. Nagira ngo mbabwire yuko kuririmba atari umuhamagaro gusa, ahubwo ari umurimo wera wo gukorera Imana. Umuhamagaro rero w'umuririmbyi ni uwuhe? Umuririmbyi wa korali ni umukozi w'Imana. Inshingano ze ni zikurikira. Umuririmbyi wa korali afite inshingano ya mbere yo guhimbaza Imana, inshingano ya kabiri kuyobora abantu mu kuramya, ubu ndavuga iteraniro, ya gatatu kwamamaza ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo, ndetse no kuba urugero rwiza mu itorero no hanze yaryo. Ibyo ngibyo tubisanga mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere, aho batubwira ko tugomba gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Korali igomba kubanza kubaho ubutumwa iririmba. Ni ukuvuga ngo abaririmbyi ibyo baririmba bagomba kubanza kubibaho. Apana ibyo kuririmba ari kwasama nk'amadebe gusa, ibyo baririmba bitabariho, bitabafasheho. Ikintu cya gatatu, imyitwarire ikwiye kuranga umuririmbyi. Imyitwarire ikwiye kuranga umuririmbyi ni imyitwarire ine y'ingenzi, niyo nashimye gutoranya hano tukwiye kureba, nubwo ari myinshi ariko turareba ku myitwarire ine yonyine. Icya mbere hariho gusenga. Umuririmbyi agomba kugira ubuzima bwe cyane buyobowe no gusenga. Musome mu rwambere rw'Abatesalonike, Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 17, hatubwire byo gusenga ubudasiba. Icya kabiri, umuririmbyi agomba kuba asoma Bibiliya. Ijambo ry'Imana rituma umuririmbyi akura mu mwuka. Icya gatatu, kwitonda no kwicisha bugufi. Kuvuga ngo umuririmbyi nyawe yirinda ubwibone, akirinda amakimbirane, ndetse akubaha abayobozi.
icya kane rero ari nacyo cya nyuma ni uko umuririmbyi agomba kubaho ubuzima bwera. Mu rwandiko rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 16 aho batubwira ko tugomba kuba abera nk'uko Imana ari iyera. Tugeze rero kuri iki cya kane cy'ubumwe bwa korali. Korali idafite ubumwe ntishobora gukomeza gukora neza. Ubumwe busaba ibintu bine by'ingenzi, ari byo kubabarirana, gufashanya, kubwizanya ukuri mu rukundo, gusenyera umugozi umwe. Ibyo bintu iyo korali ibifite itera imbere. Tusome muri Zaburi y'133 umurongo wa mbere aho batubwira ko ari byiza kandi binejeje ko bene data babana mu bumwe. Akamaro rero ko kwitoza mu bakorali bifite abaririmbyi batandukanye kugira ngo bahurize hamwe nuko bagomba kwitoza. Turareba akamaro ko kwitoza. Impano yo kuririmba yonyine ntabwo ihagije. Burya umuririmbyi mwiza aba agomba kwitabira imyitozo, akagera mu myitozo ku gihe, kandi akiga amagambo y'indirimbo neza, akiga uko asobanura kugira ngo nawe abanze amufashe mbere y'uko ajya kuyafashisha abandi. Yubaha gahunda za korali. Ubwo yubashye gahunda za korali aba yubashye n'abayobozi ba korali. Dusomye mu Bakolosayi mu gice cya 3 umurongo wa 23 hatubwira ko ibyo dukora byose tugomba kubikorana umutima wose nk'abakorera umwami. Ibintu byose mujye mufata biramusome mwumve. Ukora agapoze ugafata Bibiliya, ntabwo biba ari ibintu birebire nahisemo, ari umurongo umwe urabisoma ukabihuza n'ikiganiro ukarushaho gusobanukirwa neza. Ingingo ya 6 uburyo abantu batoranya indirimbo nziza. Indirimbo ziririmbwa mu itorero zigomba kuba zujuje ibi bikurikira. Icya mbere ni ukuba indirimbo ihesha Imana icyubahiro, kwigisha ukuri kwa Bibiliya, gukomeza abakristo no guhamagarira abantu agakiza no kubahumuriza. Korali ikwiye kwirinda indirimbo zirimo inyigisho zo guca igikuba ndetse n'inyigisho z'ubuyobe cyangwa se n'inyigisho zigumura abantu zibumvisha yuko abandi babanga. Icya 7 imyambarire n'isuku. Abagize korali bagomba kwambara neza kandi biyubashye, bagomba kugaragaza isuku, kwirinda imyambarire itesha agaciro umurimo w'Imana. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 14 ku murongo wa 40 batubwira uburyo ibintu byose bigomba gukorwa neza kandi uko bikwiye. Icya 8 korali igomba kubaho nk'ababwiriza babwiriza binyuze mu ndirimbo. Indirimbo ni uburyo bwo kubwiriza. Iyo korali iririmbye neza ababaye barahumurizwa, abanyabyaha barahinduka, abizera barakomezwa kandi Imana igahabwa icyubahiro. Imbogamizi zikunze kugaragara muri korali. Imbogamizi nyinshi zikunze kugaragara muri korali zituma ndetse n'abaririmbyi benshi basubira inyuma bagahagarika umurimo wabo ni nyinshi, ariko twavugamo 5 zonyine. Icya mbere ni ishyari hagati y'abaririmbyi, kuko abaririmbyi bahora muri korali bariho ubuzima butandukanye. Hanyuma iyo bazanye ibintu by'ubusovaje cyangwa se by'ubuvirajwa by'ubuturage bw'ubunyamusozi, bamwe bagirira abandi amashyari bitewe n'ibyo babona n'ubuzima babona babayeho. Usanga ni ubugambo bagenda bahwihwisa bavuga bagenzi babo, kandi atari uko bavuga byo kuvuga gusa, ahubwo babiterwa n'uko hari ibyo bafite bo badashobora kugeraho. Ibyo rero biva ku ishyari, hanyuma no kurushanwa cyangwa se agapingane.
kudakunda imyitozo, kutumvira abayobozi no kutagira ubuzima bwo gusenga. Izi mbogamizi ziba muri korali hagati, ariko zikanongera zikaba hagati y'amakorali ubwayo. Uko rero zibonerwa umuti: icya mbere ni ugusengera hamwe, kuganira no gukemura ibibazo hakiri kare, kwimakaza urukundo, kubaha amategeko ya korali. Umwanzuro: korali ntabwo ari itsinda ry'abaririmbyi gusa, ahubwo ni abakozi b'Imana bafite umuhamagaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza no kuyobora abantu mu kuramya. Isomo ry'ingenzi dukwiye gukura muri iki kiganiro ni ibintu bitandatu. Icya mbere ni ugukunda Imana, tugakundana, tugasenga ubudasiba, tukajya twitoza cyangwa se dukora amarepetisiyo cyane, tugatanga urugero rwiza, kandi tugakorera Imana tutaryarya. Reka dusenge. Mana Data wa twese, turagushimira kubera impano waduhaye yo kukuririmbira. Dufashe kuba abaririmbyi bakorana ubushake, bafite ubumwe, urukundo n'ubudahemuka. Ukoresha indirimbo zacu mu guhesha izina ryawe icyubahiro no gukiza benshi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti muvandimwe warukurikiye ikiganiro kuri Senga Karindwi TV, ni ahangaha cy'umunsi kirangiriye. Ndakurarikira gukurikira igice cya kabiri cyacyo. Nakubwiye yuko tugiye gukora urukurikirane rw'ibiganiro bigenewe amakorali nibura 6. Niba uri umuyobozi wa korali ukaba ushaka kugira korali ifite icyerekezo, ndakurarikira gukomeza gukurikira ibiganiro, kuko harimo inyigisho nyinshi zizagufasha guteza korali yawe imbere. Nakabagezeho mwese umwe kuri umwe, ariko niyo mpamvu nahisemo gushyiraho uyu muyoboro kugira ngo mujye mubyumviraho. Iki kiganiro kandi kiraca no ku muyoboro wa Makida 24, kugira ngo abantu 2400 bari kuri Makida 24 batari kuri Senga Karindwi nabo bashobore kuba babona izi nyigisho. Turabashimiye rero, mukomeze kugubwa neza, mugira amahoro.